Blog Talk Radio. Abakunzi ba Radio Iteme nongeye kubasura kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni kuwa kabiri ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2022. Ni Turashimye Jean Paul mu kiganiro igihe niki, ndaba ndi kumwe na bwana Shire Kamana muri kiganiro. Ikiganiro cyacu rero kuri mugoroba kikaba kigiye gutangira. Reka nongere mbahe ikaze abakunzi ba Radio Iteme, ariko by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro igihe niki. Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza aho muri hose. Ni Turashimye Jean Paul ko namaze kubabwira ikiganiro cyacu. Reka tugitangire ku nkuru abakunzi bacu batwandikiye bavuga bati ese koko Ibingira arafunzwe cyangwa se yararozwe cyangwa se yarishwe yanyweye utuzi cyangwa se yagiye kwivuza mu Buhindi ngo kugira ngo bamuvomemo utwo tuzi, niho bamwirukankishije. Ndagira ngo iyi nkuru kuko tutari buyitindeho cyane aba ariyo mperaho mbere yuko za kuzana Shire Kamana muri kiganiro kugira ngo tuze gufatanya hanyuma maze kubabwira ibyo badusabye kugira icyo tubivugaho. Mbanza kugira ngo mbatumikire noneho tujye muri gahunda y'ikiganiro cy'uyu munsi. Ibingira cyangwa se General wuzuye Ibingira Fred wari usanzwe ayoboye Inkeragutabara ntabwo akiri umuyobozi uzwi cyangwa se officiel w'izo Nkeragutabara, kuko niyo bibaye ngombwa ko bahamagaza ko umuyobozi w'Inkeragutabara ajya guhagararirwa cyangwa se mu mikoro runaka hagenda Frank Mugambage rero murabizi ko yahoze ari ambasaderi muri Uganda, acyura igihe arasezererwa, ndetse amakuru twizeye cyangwa se dufite kuri Radio Iteme nuko yari yanasabye ko anasezererwa burundu mu gisirikare, ariko kubera yegereye yari hariya muri kiriya gice cy'Inkeragutabara, baza kumusaba ko yungiriza Fred Ibingira mu gihe atarava mu gisirikare burundu. Uko byagenze rero bari umupfu, nuko nyuma yaho mu minsi ya Covid Ibingira yaje gutaha ubukwe i Butare. Agezeyo baza kumurega abapolisi, baravuga bati hari umuntu watashye ubukwe bunyuranyije n'amabwiriza ya Covid,
ariko batinya kumufunga kubera ko yari umusirikare mukuru kandi abantu benshi babatwaraga kuri za stade n'ahandi n'uko barabwicaga. Ibingira ageze i Kigali, Kagame yamushyize muri gereza, ntabwo ari we wenyine, abantu bose bagiye bafungwa, ariko ntabwo hafunzwe abantu bishe amabwiriza ya covid, hafunzwe abishe amabwiriza ya covid ariko batari mu gitabo cyiza cya Kagame. Abo ni ba General Muhire, abo ni ba Rosa Kabuye, uwo ni Ibingira Fred nawe wahise afungirwe mu rugo, banavuga ko adashobora kurenga ku mategeko, nubwo ndetse hari inkuru zivuga ko atari yarengeje ku mategeko, ahubwo ari uko bashaka kumwigirizaho nkana kubera ko barafite ibyo bamugenzagaho. Ibingira ntabwo bafite abakunzi benshi cyane muri opposition ndetse no mu gihugu bwaho. Ntabwo abantu gufungwa kwe cyangwa se kuba hari ibibazo yaba yaragiye agira byagiye bisa ntawe byabangamiye cyane, keretse abantu mu muryango we cyangwa se n'abandi b'inshuti ze za hafi. Ariko uburyo yasaviye Kagame kubera urukundo, niba nabyita urukundo ko birenze kumwubaha, yakoze n'umurava mwinshi cyane ashaka gushimisha shebuja, bituma yivanga amakosa menshi cyane ndetse bituma agira abanzi benshi cyane barenze nawe yari kugira ku giti cye. Ibingira rero aza gusa naho yadohorewe muri icyo gihe bavuga ko ibya covid batari mujyane mu rukiko, cyane cyane ko na Kagame yari azi ko hari igihe byari kumufata nawe cyangwa n'abandi ba hafi kandi atiteguye yuko yabashyira mu nkiko kimwe nabo, ariko yaje gusa nk'aho amubabariye aramufungura ajya mu rugo iwe. Kuva icyo gihe Ibingira ntarongera kugaragara mu minsi mikuru, mu mikoro ikomeye, nubwo tubizi neza ko ariwe wabaga muri iki gihe akomeye, ari uvuga ibigwi by'inkotanyi, avuga ubutwari bw'inkotanyi. Ntabwo Ibingira yongeye kugaragara cyangwa se kujya ahagaragara. Hashize igihe kinini cyane bashaka no kumushyiraho dosiye y'ibirayi by'abademobe, ngo ishyirahamwe ry'abanyabibina by'abademobe bari baravuze ko biteza imbere, bavuga ko ari we wabihombeje, ariko basanga bizafata abantu benshi cyane barenze Ibingira. Icyo cyemezo basa nkaho babaye bagihagaritse cyo kumujyana mu nkiko, bavuga ko yahombeje umushinga w'abademobe. Uyu munsi rero ndagira ngo nsoreze kuri opinion cyangwa se isesengura, kubera ko amakuru natwe twatangiye kuyashaka kugira ngo batwohereze amakuru ku bireba na Ibingira. Murabyibuka ko twabivuze igihe batumye za kaporari zikagenda zigasenya ikiraro cy'inka ze n'ihene kugira ngo frustrating, kugira ngo Kagame amenye ko batari mu mubano mwiza, bohereza abasirikari batoya aho yari yororeye bamusenyera ikiraro. Mu minsi yashize rero haza amakuru ari hacicikana n'uyu munsi murayabona, abantu ariyo mpamvu abakunzi ba radiyo Teme ndetse n'abakunzi b'iki kiganiro bavuze bati kuki mutavuga ku bya Ibingira Fred. Ntabwo ndi muri position yo kuvuga kuri Ibingira Fred kubera impamvu zitandukanye. Icya mbere ni uko amakuru ndimo nyabakurikiranira hafi cyane, ndabizi ko benshi murimo muriciragura muvuga muti buri munsi uvuga ngo urakurikirana abanyandikiye ubutumwa narabonye, bati ukavuga ngo nubujazwa, ngo ntuvuga ngo ukavuga ngo urayikurikirana ntuyikurikirane. Sinshaka kuvuga inkuru, ejo nzagaruke ahangaha mbabwire ibitandukanye burundu n'ibyo nababwiye, ahubwo byaba yenda bigusanyije gato, ariko atari ukuvuga ngo inkuru yose irapfuye. Ni nayo mpamvu akenshi dushobora gutwara igihe ariko amakuru tukayageraho nk'uko bikwiye, kubera ko akenshi amakuru amwe tubona i Kigali ugomba kuyayungurura. Iyo utayayunguriwe ushobora gusanga baguye umutego wa Kigali bashaka kurega cyangwa se kujya babwiye ko mugurisha impuha cyangwa muvuga impuha. Ni ikintu twitwararika ngaha kuri radiyo TV kugira ngo amakuru nk'aya ngaya tuzabe tuyafitiye igihamye, nituyababwira ninza nkayababwira bizaba ari amakuru aba atomoye, amakuru yasesenguye. Icyo nababwira rero kuri ibyo tumaze kumenya cyangwa se ibyo maze kumenya kuri iyi ikibazo cya Ibingira ni uko ntabwo ari mubano mwiza cyane na Kagame nk'uko maze kubabwira amateka nuko byagiye bitangira, nubwo atariho bigitangira,
ariko na strategy za Kigali iyo akenshi utangiye kubona bakwirakwiza impuha nka ziriya cyangwa se inkuru nka ziriya zishobora kuba ukuri, ariko kandi zikaba zidashobora no kuba ukuri, zigamije kugira ngo twongere tuvuge Ibingira tumushyire mu itangazamakuru, tumutabarize, ejo yenda uze kumubona ari we, cyane cyane ko urabona ko iminsi yo kwibuka ya jenoside irageze. Ibingira ni umuntu uza imbere cyane, kimwe na Mubaraka Muganga, baraza cyane, bakaza bagahamiriza, bakavuga ibigwi kera na Siza Kayizere yabagamo, ubu ngubu yaraparitse. Hari n'iyindi ngeso imenyerewe muri ntabwo ari benshi cyane, umuntu ufite ingeso yo kujya yibikisha cyangwa habemerewe nabi, cyane cyane iyo amaze iminsi atagaragara. Uwo ni Kabarebe Jema. Kabarebe iyo amaze iminsi atavugwa, kabona yenda nka Kagame atamuhamagara mu manama n'ahandi, akora strategy yo kohereza ubutumwa kuvuga ati mumbike cyangwa muvuge ko merewe nabi cyane, kugira ngo bananyibuke cyangwa se bavuge bati mbonaho mpera mvuga ati bya bigarashabe yabivuga gute, mbone opportunity yo kuvuga ati nyakubahwa perezida w'igitangaza, byose kugira ngo yongera mwumve, amwibuke, noneho agira ibintu yenda yamutuma. Ibyo rero ni ingeso babona ko ishobora kuba yarakijije Kabarebe rwinshi cyane, yamukijije nyinshi cyane, bakavuga bati reka natwe twigane iyi strategy. Ndabona kwa Kabarebe yarakoze, reka natwe tujye twibika, tuvuge yuko twapfuye cyangwa nako ko tufunzwe cyangwa se turwaye. Akaba ariyo mpamvu dukwiriye kwitonda igihe turiho tubabwira inkuru nk'izi ngizi. Iyo ngeso rero ya Kabarebe yo kujya yibika cyangwa yo kubwira abantu ngo bamubike cyangwa bavuge ibipfa iwe, bikaba bishobora kuba bimaze no kugera mu bandi basirikare. Ariko murabizi inkuru ya Sezibera nagiye wayibabwiye bwa mbere, mbabwira ko ashobora kutazongera kugaragara mu ruhando rw'abanyapolitike. Byabaye impamo, nubwo uyu munsi agerageza gutwitinga, ariko politiki ye ntahigarukira n'ahandi. Inkuru ya Tito Rutaremara bagerageje gupfundikanya, bagerageza kugira ntabwo byashobotse. Nayo murabizi ko araditeme ariho mwayumviye bwa mbere. Niya Ibingira rero nayo niba hari ikintu kibaye, nzabagezaho amakuru dufite asesenguye, atohojwe neza, kugira ngo ntitubahe amakuru atariyo, cyane cyane ashobora kuba ari strategy z'abantu muri FPR bashaka kugira ngo genda bibike, kugira ngo Kagame yongere abibuke, avuge ati bariya baratwanga, baranyanga, noneho bigatuma bongera bakabaha inshingano. Kenshi rero iyo strategy bamaze kuyigira ari benshi, ariko kuri Ibingira nta gitangaza kirimo. Nababwiye ko atakiri we uhagararira inkeragutabara, bwazihagararwa na Frank Mugambage. Ibintu byose ukuntu bamujujubije ngo yagiye mu bukwe bwa mwene wabo i Butare mu gihe cya Covid, nta gitangaza kirimo, aramutse amerewe nabi. Gusa contradiction ihari n'imwe yatuma ntavuga ko yaba yenda ari amarozi. Ashobora kuba gusa ari ukubera ko ashaka ko abona hari izindi mpamvu zituma atagaragara, nubwo zaba ari iz'uburwayi. Ntabwo kandi abatanga amakuru bavuga bati Ibingira yararozwe arangije baramwirukankana mu Buhindi. Ntabashobora kujyana mu Buhindi iyo bamaze kuguhakana, bakujyana Faisal, bakujyana za military Kanombe Military Hospital, hamwe bajyanye bajana Musemakweli, niho bajyanye bariya niho bajyana abantu nka bariya aho nako bashobora gutwara uriya wahoze ari minisitiri w'urubyiruko Joe Habineza. Abantu bose bahereje akantu, ntabwo bajyana ahantu bashobora gusavayivinga, bashobora kuba bafite independent system cyangwa se help ishobora kuba yanagera ku muzi w'ikibazo. Ibyo rero niyo mpamvu ngihagaze ko Ibingira ibye, uretse gusa kuba twahaye agaciro ibyo batwandikiye, bavuze ati kuki mutabivugaho kandi ari inkuru ikomeye. Ndagira ngo mbabwire ko ariyo mpamvu yatumye ntagira icyo mvuga kuri Ibingira, kandi atari uko naparitse, ahubwo ndacyakomeza kubashakira amakuru nyayo, hanyuma mu minsi iri imbere nzayababwira. Ku bantu rero bafite ikibazo cy'uko gutinda kw'amatohoza, ni byiza ko bitindaho kugira ngo bize yenda bidafatika, ndetse mu yindi nkuru ariko yo nzayivugaho ejo bundi, nta nubwo hazamara kabiri. Ni inkuru y'uburyo bishoboka ko umuhungu wa Kagame ashobora kuba umutangabuhamya mu rubanza
rwa ambasaderi Gasana Eugene niba Kagame akomeje gusunika cyangwa se mu rubanza Kagame akomeje gusunika regamo Gasana. Ibyo rero nibyo nzakora mu kiganiro cy'ejo bundi, ntabwo ari kera cyane, ku munsi wa 4 ku kiganiro uyu munsi. Iyo izaba ari inkuru nyamukuru y'uwo munsi. Ntizatangwe rero, iyo yaratohojwe kandi nta nubwo bimwe biri no muri ntabwo ari namutohoza gusa, ibindi namwe muzasanga ari urucabana. Reka rero ngaruke ku kiganiro cy'uyu munsi ibyaye bingira, ndizera ko abatwandikiye n'abatumikiye. Ndagaruka ku rugendo rwa Muhoozi Kainerugaba. Sindi bubivugeho amagambo menshi cyane ngo nkore analyse, kuko ndi kumwe na Achille Kamana. Ndagira ngo banze numve ko ari muri studio, noneho nze kujya muha ijambo ngeze ku nkuru nshaka ko tuganiraho tutabuje gutindaho. Achille, niba unyumva, nongeye gusuhuza kandi ngushimira ko wongeye kubona kanya twaba twifatanyije mu kiganiro igihe ni iki. Achille, uranyumva? Achille ntabwo ndiho mwumva, nawe ashobora kuba atanyumva. Reka nongere mushake, birashoboka ko haba hari ikibazo. Achille, uranyumva? Muraza kunyihanganira rero, bwana Achille ashobora kuba yagize akabazo. Reka twongere tumushake muri studio za Radio Iteme, hanyuma ikiganiro cyacu tugitangire, nako tugikomezanye. Hanyuma rero ndaza kugaruka no kuba parliamentarian, abantu bo muri parlement y'u Rwanda, ngo bafashe igihe, ngo ni iminsi yaho baba bageraho bakajya gusura abaturage. Murabyibuka ko mbere barabikoze, ariko bakajya kureba ngo niba barashashe cyangwa niba ngo iburiri bwabo bushashe. Ibyo ntabwo ari inkuru, byarabaye. Abasenateri bajya mu ngo bakakirwa, bakavuga ati twaje turiho turareba imibereho y'abaturage, ariko tuje kureba niba mwaranashashe uko musasiye igitanda cyane. Abo banyagwa b'abasenateri n'abadepite iwabo bashobora kuba babashize badashashe, baba bavuyeyo yenda bati broshe, ntabwo mbizi, sinzi ibyo ashobora kuvuga kuri ibintu, ariko bakavuga ngo bagiye gusuzuma abandi mu ngo. Sinzi icyo constitution y'u Rwanda iteganya kuri ibyo bintu, ariko mwese murabizi ko twabyamaganye. None uyu munsi byongeye, buri gihe bagomba gutangira. Ikibajyanye nubwo babeshya ko ari ukureba ibibazo biri mu ngo munako mu baturage, bariho barategura amatora, turabizi, ariko bageraho nabo bakaba injiji n'ihene zikabije, bakayoberwa naho batangira ko babona bati badutumye ahantu ntituzi ikitujyanye, reka dukore twigaragaze ko ari ikintu twakoze tuseplama. Achille, nakomeje kuvuga ko turi kumwe, uko bigaragara nubwo mikoro yasaga naho ifunguye, message ndayibonye ko na nubwo nanyumvaga, ariko maze umwanya ahangaha muri ikiganiro nari nasabye ko nagushimiye ngusuhuza, mvuga ko nishimiye ko turi kumwe muri ikiganiro, ariko ntiwashoboye kuvuga. Ndagira ngo numve none ko ikibazo cyari gihari cyakemutse. Achille, niba unyumva, reka nongere nguhe ikaze muri ikiganiro, nizere ko noneho byatunganye. Achille, uranyumva? Komera Jean Paul, ndakumva neza cyane, ndagusuhuza nongera no kugushimira kuri uyu mwanya utanga kugira ngo tugeze ibitekerezo ku banyarwanda. Reka mprofite nsuhuze n'abanyarwanda bose, by'umwihariko abakunzi ba Radio Iteme ndetse n'abagenzi bacu turi kumwe mu runana nyarwanda ruranira impinduka. Achille, urakoze cyane. Nagize akabazo kuko nari naguhaye ikaze maze umwanya nkora introduction cyangwa se mvuga iby'ibanze ndibuze kuganira, ariko ntabwo nabanje ku kibazo cyabingira, ntari bunatindeho, ntari bugire icyo nkubazaho. Ubwo nawe ntangiye kuvuga ibyo ndi buganireho, nibwo navuze ko nifuza ko nawe nkumva kugira ngo tujye tujyana ingingo ku yindi tudatinze, aho kugira ngo nze kugaruka ibintu byinshi nabivuze, noneho ukaza ukora analize. Hanyuma ubwo niyo mpamvu ni mu rwego nagusaba kugira ngo numve ko mikoro itunganye. Ubwo rero nyumva
ndagira ngo ntangirire ku rugendo rwa Muhoozi Kainerugaba, International Muhoozi Kainerugaba uriho ukora urugendo mu Rwanda. Ndaza kugaruka ku byo abadepite b'u Rwanda barimo bajya mu baturage bavuga ko bashaka kumenya ibibazo bihari, harimo ibyo mu buriri, harimo ngo amakimbirane hagati y'abagabo n'abagore, harimo uburyo igihe batahira umugabo n'umugore, uburyo babayeho barera abana babo. Ibyo bintu ubundi ahandi uzi neza ko ari ntukoreho, kubera ko ari uburenganzira bw'umubyeyi kumenya uko akora uburezi bw'umwana cyangwa se uko ategura ibijyanye n'umwana n'umuryango we, ariko umubyeyi nako uburenganzira bw'umubyeyi, ariko mu Rwanda ibyo ntibibaho. Ni nayo mpamvu binjira mu ngo bakajya gushaka ngo aho bashashe n'abatashashe, abatetse bariye rimwe abajya, ariko nta kindi kintu bari baze kubakorera uretse gusa kugira ngo gusa ngo babexpose bavuga ko bakoze, bo baba bashaka kwerekana ko bakoze. Ikindi buze kugarukaho ni iby'abayisilamu, azana niba ari azana iriya tele bakora kuri guhamagarira abantu, kubwira abantu ko igihe kigeze cyo gusenga. Nabonye Kigali gerageza kuvuga ngo byatunganye, byakemutse. Nta byakemutse, nta cyakemutse, byazanye umwumvikane buke, ntabwo ari mu idini gusa, no mu banyarwanda bandi basanzwe bazi neza yuko uriya ari umuco wa Kiyisilamu, w'idini rya Kiyisilamu kuva kera cyane. Yewe n'udashaka izo zazana ntabwo atura i Nyamirambo, ntatura hafi y'umusigiti, kubera ko bazi ko ariko bigenda aho imisigiti yose iri. Kugira ngo baciye ngo indangururamajwi, badashaka ko abantu bazajya bahamagara kuko musanzwe mubizi, badashaka kumva uriya mu Isilamu uhamagara abantu gusenga, ariko nta gishyashya kirimo. Babikoze mu idini, mu madini y'abakristo, bavuga ngo ibintu by'indangururamajwi ngo bafite za bafure bazajya bazifunga, ngo zifite urugero runaka, ariko ngo babaga ari umupolisi uri inyuma batangira kuvuga bagacomora. Ibyo byarabaye inshuro nyinshi cyane. Nta gitangaza kumva bakoze ibintu nk'ibi ngibi. Imiziki, kwidagadura, ba kofi n'abandi, ibyo ntabwo ari ikibazo, ibyo ntabwo bisakuriza abaturage, nubwo birasakuza kuruta abandi, kuruta iyo zazana zimara akanya gato gusa. Ariko kubera ibingibi ari by'amadini, ubwo nyine bazanye bwa budasa bwa FPR. Ndaza kugaruka kuri defense, ingendo z'abakuru b'ingabo na minisitiri w'ingabo bakore mu bihugu by'u Burundi no mu Faransa, tuze kureba ikigenza aba bantu bombi, cyangwa se mu minisitiri w'ingabo, ingabo zose ntabwo ziri mu gihugu zose, ariko damene ubuyobozi bw'ingabo yenda uretse ubukuru bwo ku rwego rwo hejuru, ariko hari abasirikari bandi ba chef d'état major bandi bahari, ariko na chef d'état major general Kazurana ari hanze, ushinzwe iperereza ari hanze, minisitiri w'ingabo ari hanze. Ni mu kanya rero nashire Kamana. Ikindi, mu gihe ndabyibuka ejo bundi nawe mbabwira ibyo kwa Rwigara na Paul, ubwo bariho bavuga bati urubanza tuzagakurusa amatariki ya 6 z'ukwa 4, batanga iri tangazo rivuga ko bagiye kugurisha, bagiye guteza cyamunara. Bya bindi Kagame abeshya ngo ubutabera abivuga ari hariya gusa, ariko ibindi akora nyuma yihisha inyuma y'inguni y'ibikuta birakanyaga. Urumva ni amagambo gusa. Abo bandi bavuze ati ruri igomba guhita itangira kugurisha, kubera ko barakajwe nuko mu nkiko, umuryango wa Rwigara yagiye mu nkiko kujya kuburana ibyaha. Hari ikandi kandi buze gusorezaho, nizere ko ashire buze kugira icyo akavugaho, aho ngo abanyafurika basigaye baza kwigira ku Rwanda. Kagame ubwe yarivugiye ati muvuga ngo baza kutwigiraho, ngo batwigiraho. Ntabwo nzi ko nabona iyo audio muri aka kanya. Niyo witwa yacyuriraga umwana w'umukobwa wa Sekarije, amucyurira mu nama kirana, ariko uyu munsi barimo baravuga bati abantu baraza bakatwigiraho, bakanavuga yuko twateje abanyarwanda imbere. Ashire ntabwo nzi
n'ikintu umuntu yavuga kuri ibi kuko turabizi amarira y'abanyarwanda turayazi. Izo nizo nkuru turi bugarukeho mu magambo avunaguye. Reka mpere rero kuri urugendo rwa Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi ni ubwa kabiri aje mu Rwanda. Ashire nubwo abanyarwanda icyambere babanje kuvuga bati Ubuganda ubwabwo High Commission yari yandikira avuga ati uru ni urugendo rwa kabiri privé bwite agiriye mu gihugu. Nyuma yaho hashobora kuba harabaye igitutu barabihindura bavuga ko bari buganire no ku bibazo by'umubano hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Uyu munsi Kainerugaba yatembereje u Rwanda, yagiye ku rwibutso ajya kuri iriya museum y'inkotanyi y'urugamba, ajya kugabana inka kwa Kagame, ajya kugabana inka muri famu ya Kagame. Famu rero buriya yifitemo n'ikibanza Ashire, ntabwo ari no kuvuga ngo ni famu gusa. Iyo mbibona ajya kugabira inka abantu no mu kibanza, bishobora kuba zimwe ziragiye no mu kibanza cyanjye ntafiteho uburenganzira, nabyo numva bimbabaje cyane, ariko ibyo yenda ntabwo ari byo ndi butindeho. Reka nze gusa kuri uru rugendo nabyo nagahomamunwa Jean Paul. Ntabwo nishyuwe, nta nubwo ntabwo bifiteho, sinanabaza, kandi igihe cyakora kizagera yenda icyo kibanza nzongere nkibone. Reka rero kuri uru rugendo General Muhoozi yabivuze ko azagenda, ariko Kagame hari ikintu kimaze kugaragara muri faiblesse ye, kigaragaza faiblesse ye nako intege nke ze. Iyo ubona iyi visite ya Muhoozi iri asa nkaho yabonye umunyana, yanezerewe cyane, sinavuga ko ari ukunezerwa, azi neza ko biriya yakoze uyu munsi byo gutanga inka yabikoranye na papa we muri 2011. Sinzi niba yenda izo nka barazipakiye, ndabona ko bongeye kuvuga ko volume n'ubundi hasi nk'uko bisanzwe. Ni ikibazo rero sinzi cyakora yenda turaza gukemura icya YouTube, ibya Blog Talk sinzi niba ari, ntabwo ndamenya kugeza uyu munsi ikibazo gishobora kuba gihari. Ariko rero reka ngaruke kuri urugendo, nizere ko yenda biri buze gutungana. Muhoozi ku rwibutso rwa jenoside, ntabwo ibi ari ugusebanya. Ashira ndahita nguha ijambo. Muri ruzinduko yakoze, Muhoozi ubwe yivugiye ko muri note yanditse mu gitabo cy'abashyitsi, avuga ko yaje akareba mbese icyaha cyakoze cya jenoside cyakorewe ubwoko cyangwa se abaturage b'abanyarwanda, ubwoko bw'abanyarwanda muri 1994. Ndagira ngo nkubwire ko aya magambo yanditse muri iki gitabo atari n'amagambo yavuze yenda ashobora kongera agahindura, ni ibintu yanditse muri ruriya rwibutso. Iri jambo riramutse rikozwe n'undi muntu, ntabwo atake kuri Twitter, ntabwo sinshobora kubwira ibintu byari kuvugwa iyaba Kagame aterekanye iyi sign ya weakness, uko ari faible. Muhoozi nubwo yakoze ibyo byose neza ko ari zero kwa Kagame kuri jenoside, ijambo jenoside yakorewe abatutsi. Muhoozi iryo jambo ntiyarivuze, ariko none hagiye no ku rwibutso yananditse specific, aravuga ati jenoside yakorewe ubwoko ngo le peuple rwandais. N'amagambo yandike mu gitabo cy'abashyitsi. Ibi rero bikwereka ya double standard, kwa kundi Kagame avuga ngo icyo arengera
ni protection yo kugira ngo abantu ni protection yo kugira ngo abantu babashe kubaha cyangwa se no guha agaciro no kugira ngo amateka y'u Rwanda avugwe nk'uko ari, ariko agahitamo abo abwira ibi n'ababwire biriya, cyangwa se abavuga ati abangaba birabareba abangaba ntibibareba. Njye nabivuze ko kubera ko badashobora kumutunga urutoki kubera Kagame afashe mama uriya muhungu kugira ngo arebe ko hari ikintu yasova. Ibyo rero bikaba bishobora kuba bigaragaza, njye navuze ko bigaragaza faiblesse cyane, weakness za Kagame. Njyewe rwose niyo sinye nabonyemo, kandi kuko nzi neza uburyo ubusanzwe asanzwe abwira abandi cyangwa se uburyo avuga ko adashobora kwihanganira umuntu wese upfobya jenoside. Biriya mu Rwanda ubundi ni icyaha cyitwa gupfobya, barabihanirwa, abandi bakajya muri gereza, abandi bakavanwaho uburenganzira bwabo. Ashire gendo muri rusange n'iri commentaire niba ufite icyo bivugaho, ni ijambo ni ryawe, utabifite ubwo turajya ku ngingo ya kabiri. Yego Jean Paul, ntabwo byabura kandi urakoze kumpa ijambo. Ubundi mu busanzwe umuntu wagiye aterwa ubwoba cyane agera aho kumva ko agomba kubaho ateye abandi ubwoba. Iyo umuntu yabeshejwe no guhakirizwa, ndabwo yumva ko kugira ngo agere ku bintu agomba kugeraho agomba guhakirizwa. Iyo umuntu yakuze bamutera ubwoba, nyine akoresha iterabwoba. Ibi rero nibyo bigaragara aho ubona ko muri kiriya gihugu ibintu bikorwa biturutse muri volonté cyangwa se biturutse mu bwonko bw'umuntu umwe. Ntabwo bituruka muri governance nk'iyo dusanzwe tuzi, ibintu by'imiyoborere, ibintu biba byanditse bikurikizwa bikagendera aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ibi byabaye binerekana ikindi kintu gikomeye cyane. Wagishimangira ariko nagira ngo nkivuge abantu bacyumva. Abantu baba biyita intore, baba biyita ibiki, bamenye yuko ibi ngibi ari ikimenyetso cy'uko Kagame adakunda abaturage b'Abanyarwanda. Kagame nabo biyita intore ngo amukorera, nabo ntabwo abakunda, kuko muri abo ngabo hagize uwibeshya akandika biriya bintu Muhuzi yanditse, kaba kamubayeho, bamushinja ingengabitekerezo, bamushinja gupfobya jenoside. Byerekana rero ko inyungu kuri Kagame, inyungu zimubeshaho ku giti cye ziruta ryashemerwa arata avuga ngo ishema ry'Abanyarwanda, ngo kwiha agaciro, nta na kamwe kari aha ngaha. Kandi aha ngaha Jean Paul, nibutse abantu badukurikiye yuko Kenneth Roth, uriya uhagarariye umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, yigeze kuvuga ko mu Rwanda hari ibibazo bikomeye cyane by'uko babahotera uburenganzira bwa kiremwamuntu. Muribuka abantu bamututse, abadepite bakamutuka, ndumva harabaye n'ibintu byenda gusa nk'imyigaragambyo, bamwamagana bakageraho bamwita n'interahamwe. We yavuze n'ibibazo bikomeye cyane bikorwa n'inzego za leta, aratukwa ngo ni interahamwe. Ariko Muhozi kubera inyungu za Kagame bwite yakoze ikosa rikomeye cyane ku Rwanda bikurikije ibyo dusanzwe tuzi. Nta kintu cyavuzwe na kimwe. Na wa wundi bagize Minisitiri Bizimana nta kintu yigeze avuga na kimwe. Nta yaba imiryango iharanira uburenganzira bw'abacitse ku icumu, nta n'umwe wigeze agira icyo akora muri kiriya gihugu. Kandi iyo abacikacumu busanzwe ubwabo bavuze bati ariko rero ngo FPR muvuga ngo mwaraturokoye mukomeje kutwica, bagera bakabwira umucikacumu ngo arapfobya jenoside yakorewe. Ariko ku byabaye kuri Muhozi, kubera inyungu za Kagame zisumbya ibyo abeshya ngo urukundo ngo afitiye Abanyarwanda, reka wenda Abanyarwanda bamwe bakuremo mvuge ngo afitiye ngo intore ze, n'urwo rukundo narwo nta ruhari, bibabera isomo. Njye nicyo nabonyemo Jean Paul. Urakoze cyane Ashire. Ikindi ni uko urugendo rwe rwa Muhozi Kagame asa nkaho ari we urwungukiramo cyane. Binagaragara ko yitwara amata y'abashyitsi kuri Muhozi. Biriya ni ibintu biri awkward ubundi ubusanzwe, kubera ko
uriya mubano yawubanaga na papa we. Kumva perezida ubu ngubu noneho chef w'ingabo muri Uganda ariwe ushobora kuba ari we bafitanye izo relation, byonyine no kubona aza mu gihugu inshuro ebyiri, ubundi yari ahari mu kwa mbere banza yari tariki 28 yari yagiyeyo, ubu ngubu reba nta nubwo haramara hashize ukwezi kumwe konyine. Ibyo ntabwo wambwira ko ari sinye yuko umubano umeze neza, ahubwo ni ikigaragaza ko hari ari ugusana ari ugupfundikanya ibintu bimwe na bimwe. Sinzi icyo bivugaho umunota umwe noneho tujye kwindigina. Yego Jean Paul, ibyo nanjye navugaga mvuga nti umuntu attitude ya Kagame, imyitwarire ye kuri uru rugendo rwa Muhozi biragaragara rwose ko arimo guhakirizwa, kandi ugiye no kureba muri rusange, uburyo u Rwanda rubayeho aka kanya, ibibazo bijyanye n'ubukungu byugarije igihugu, byugarije abaturage, ukongeraho umubano n'ibihugu by'amahanga umeze nabi kubera ko u Rwanda rwitwara nabi, nta handi byaganisha atari uko kuba Muhozi ajya muri kiriya gihugu Kagame abibonamo akayira yanyuramo kugira ngo abashe kwigiza imbere iminsi. Njye niko nabyita. Ubutegetsi bwe buri mu bibazo bikomeye, buri mu marembera. Iyo tuvuze ngo buri mu marembera nibyo kuko buri mu marembera, kuko ntago Kagame asanzwe anitwara uko nguko. Ejo bundi twe yavuze ngo basigaye bamutumaho n'impinja, ntago mpamya ko ari Muhozi yavugaga, ari byo Muhozi nawe ndumva yari uruhinja Kagame ari kuri struggle. Ubwo rero ndumva nagarukiriza aho ngaho, ariko ni ibintu bigomba kwereka abanyarwanda yuko umuntu wiyemeraga kera avuga ati imbaraga ari ngo the strong man, ibyo byararangiye kubera ko noneho turabona umuntu uri mu guhakirizwa, unahakirizwa ku muntu utari na perezida w'igihugu. Urakoze cyane Ashire, urakoze cyane, kandi mu by'ukuri ndibaza ko abantu benshi baranabibona, uretse ko bataragera igihe genda cyo kugira ngo bajye muri izo analyse zose, ariko biragaragara ko biriya ntabwo ari ifoto iri comfortable ya Kagame na Muhozi aho yabaga ari kumwe na papa we. Reka rero ngaruke noneho abanyarwanda tuve muri mbabarire mbere yuko tuva mu mahanga, yenda tukivuga no mu basirikare, hari n'iyindi sinye igaragaza ibyo wavugaga nanjye navugaga, yuko Kagame arimo guverinoma ye ishingiye ku tuntu, ni nk'umuntu ufashe ku ishami ry'igiti ariko naryo ririmo gucika. Uyu munsi abasirikare bakomeye mu gihugu harimo General Murasira ari i Burundi nk'intumwa ya Kagame, kandi mpere ku Burundi ko ari igihugu cya East Africa. Biriya bintu nabwo biri goshe ukuntu hari abantu bambwiraga bati harimo dosiye ya Rajabu, we ngo ashobora kuba ushaka kwigendera, reka nshyire ibya Rajabu ku ruhande. Kagame yagiye guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2015. Abagerageje kubuhirika bajya mu Rwanda bakajya bavuga ku mateleviziyo, bakakora ndetse ashinga n'amaradiyo n'ahandi zose ziguma zikorera, hari n'andi maradiyo mashyashya atangiye kujya operatinga mu gihugu. Ibyo byose muri relation baravuga bati muduhe aba bantu bashatse guhirika umudendezo cyangwa ubutegetsi, umudendezo w'ubutegetsi bari muri icyo gihugu, mushize muri safe houses. Yavuze neza ko ngo ari ibintu biri humanitarian ngo adashobora ngo kubatanga. Ibyo nabivuze kenshi, kuvuga ayo magambo nk'aya ajya guhiga abantu mu Bugande, muri Kenya, South Africa, Burundi, muri Amerika, mu Burayi, nta hantu afite umupaka. Ariko wakavuga ati ntabwo nakwemera ko umuntu uri aha ngaha ni mubitse kubera impamvu ziri humanitarian. Uyu munsi rero yagize atya aravuga ati ndayifunguye. Uye expectinga ko n'abarundi bavuga bati urakoze nyakubahwa,
nyakugira imana imipaka urayifunguye natwe ubwo noneho abantu ntibanze urujya n'uruza mu gihugu. First harimo ikibazo cya mbere cy'umutekano wa guverinoma y'u Burundi, kuko bo ndabizi ko babizi ko aramutse babaretse bakaza uko bishakiye remezi zo bafashe, icyakurikira nyine ni nk'ibyabaye muri 2015 ko bizagenda, kandi yenda baravuga bati aho twakosheje turahazi. Icya kabiri ni uko nako gasuzuguro kuvuga ngo jyewe kubera ko ntambara igiye gufunga inzira zose zashobokaga zo kugira ngo mbeho kuri iyi serumu yanjye, none ubwo habaye iyi ntambara reka njye muri Burundi babwire batangire bazana amatunda, dore na za cogamu zigiye kubaho, mbona aho nzajya mbona imboga n'amatunda n'ibindi nk'ibyo, bagaburira igihugu cyanjye. We yarafunze imipaka, yarabanize, yarakoze ibishoboka byose, amabisi yavaga i Burundi barayakupira byose, trade mu Burundi biracika, nako bivaho burundu. None uyu munsi ati ndafunguye, namwe rero sinumva impamvu mutafungura. Barundi bihagararaho kandi birakwiye, mupaka ntibawufungura. Navuga ati twebwe hari ibyo twakoze, hari n'ibyo natwe dusaba, nk'uko nawe wari ufite ibyo usaba, natwe turacyafite ibyo dusaba. Uyu munsi boherejeyo yonyine, biranagaragara ko igihugu gitegekwa na gisirikare, niyo diplomasi. Ariko reka nkureke nawe ukore komantere, urabuvuga iki kuri iyi vizite ya Murasira i Burundi? Urakoze Jean Paul. Mbere yuko ngira icyo mvuga, uze kureba mikoro yawe, hari ukuntu uvuga noneho bikagera bigacika, umuntu akabura nk'ijambo urimo kuvuga. Uze kureba nk'ikibazo mikoro yawe ifite. Ariko reka nkomeze ku nkuru ku cyo warumbajije. Ngewe icyo mbona ni uko Kagame atagira isoni. Mbona ko Kagame atagira isoni. Ariko n'ikibabaje wenda ni n'abakorana nawe bakajyana nawe muri ayo mafuti, cyangwa se ibyo bintu nakwita ko bigayitse ku muntu witwa ko afite igihugu ayoboye, akaba yagira imyitwarire nk'iyi ngiyi iri hasi cyane. Kuba abantu washatse kubahemukira, ushaka gukora kudeta ndetse babashe no kuyigaranzura, abo washutse ngo bayikore urabacumbikira aho ngaho, nta n'umwe urashyikiriza ubutegetsi. kandi byabaye ibintu byabaye clair. Bavuze yuko kugira ngo umubano wongere ugaruke bisaba yuko leta y'u Rwanda ibashyikiriza abantu bagize uruhare muri iriya kudeta. Haje n'amagambo menshi akomeye, aho leta y'u Rwanda yagezeho ikitwa leta y'indyarya. Bati ntabwo dushobora gukorana na leta y'indyarya. Igihugu iyo umukuru w'igihugu umwe abwiye ikindi gihugu, ababwira umukuru w'icyo gihugu, ntabwo dushaka gukorana n'abantu b'indyarya. Ni ukuvuga ngo icyizere nta gihari, keretse leta y'u Rwanda ikoze ibyo bayisaba. Hajemo n'abantu bo muri umuryango wunze ubumwe ku isi, ONU, nabo bagerageza kureba uburyo iki kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi cyakemuka. U Burundi bushyira rwose ku meza yuko mu byo basabwa rwose yuko basaba yuko abo bantu bagize uruhare muri iyo kudeta yateje ibibazo bikomeye cyane Burundi bagomba gushyikirizwa leta y'u Burundi. Ibyo nta na kimwe cyari cyaba. Kagame akarenga agasimbuka, nabo basirikare be bamukorera badakorera igihugu. Umusirikare ukorera igihugu ntabwo ashobora kujya mu bintu nk'ibi ngibi. Abo basirikare bakorera Kagame badakorera mu nyungu z'abaturage bashinzwe kurinda, bakagenda bakajya muri ubwo butumwa bwo kujya kureba ngo ibibazo bihari ngo uko babikemura, kandi ikibazo nyamukuru cyaratejwe na leta y'u Rwanda, cyaratejwe na Kagame, nta kintu na kimwe ari mu kugikoraho. Ibi rero mbyita umuntu utagira isoni. Ariko nkanibaza niba uyu muntu ari na muzima, ni gute wahemukira umuntu ukumva ko muzakomeza kubana neza urenze kuri ubwo buhemu wamukoreye? Ni ibintu bitumvikana. Ubwo nabo basirikare rero bakomeza kumukorera, ubwo nabo baba bafashe ibyemezo ko aho bisi atwaye izagwira nabo bazagwana nawe. Niho bigana. Ndumva ari icyo ngicyo nakongeraho Jean Paul. Urakoze cyane. Ashire ikibazo
cya volume ndaza kugerageza gushaka uburyo niba cyakora ndibaza ko cyo kuba hari ibyacikagaho yenda byarangiye nahinduye mikoro nahinduye mike nakoreshaga reka ndebe ubwo nibikomeza uraza kumbwira ndagaruka ubu birasa nk'ibyakemutse donc wakomeza nta kibazo ndagira ngo ngaruke ku kibazo cya Kazura tukiri kuri abo basirikare bagiye hanze abantu benshi bagiye bavuga bati se bimeze bite Kazura nawe agiye mu Bufaransa umubano bari barega ingabo zo kwa Habyarimana ubu noneho bo bari mu buriri hamwe nabo barakundanye barasomana ntacyo batakora ndetse yenda kurenga n'ibyo kwa Habyarimana bakoraga ibyo bareze abandi ariko icyo nashakaga kuvuga shire ni ukubera ko hari ibintu byinshi abafaransa hari amatekinika menshi barimo hari ibintu byo muri Mali bavuga ko Uburusiya nabwo bwahateye amatako ku buryo bisa nkaho batagifite iyo monopoli muri biriya bihugu nubwo bivuga ururimi rw'igifaransa ariko hari uburyo hari abandi bantu bahafite intérêt kandi noneho abanyafurika bamwe bakaba batagishaka kumva n'Ubufaransa nubwo baba barakolonije harimo haragenda hazamo resentment cyangwa se nk'abantu bariho badashaka kumva ibihugu by'abakoloni binakomeza kubabwira muri iki kinyejana uburyo bakora administration zabo kubera ko babona ko hari shwa zindi zishobora kuboneka kandi hakaba harimo icyo kintu cy'abasirikare batangiye kujya bigumura Ubufaransa biravugwa ko barimo bashakisha uburyo bakoresha ikindi gihugu ibindi bihugu bya Afurika abirabura basa nabo kugira ngo abaribo bazajya banyuramo kandi leta y'u Rwanda itinya kohereza les mercenaires mu bihugu bitandukanye Abafaransa bari muri Centre Afrique n'Abarusiya bariyo muri Mali nabyo niko bimeze hombi nabwo bavugaga n'uvuga complaint bavuga bati hari documentaire kuri Al Jazeera na za France 24 bavuga ko hari presence y'Abarusiya ariko bavuga ko atari igihugu cyabohereje ahubwo ari nkari amasosiyete ya za keke za Intertech ngo zo mu Burusiya zaje hariya muri Mali ariko ibyo bigatera impungenge Abafaransa bavuga ko bishoboka ko abo bantu baba baje mu rwego rw'akazi ariko bihishe yenda bafite iyindi identity mu Rwanda rero kubwira Kagame ati ohereza ingabo zawe dore wabuze noneho nuko uzi maintain uze tuzagenda tuziha imyica ntikize cyangwa se maintenance ariko tuzayireba ntabwo ngiye ku bwanjye mbona Kagame yashidikanya bariya abasirikare ntabwo bafite nk'abasirikare b'igihugu ni askari wangu nk'uko nawe abyivugiye n'abasirikare banyu formation bakoze niyo kugira ngo bajye baba kuba bacanshuro n'abamercenaires nyine mu Rwanda abacanshuro mu bindi bihugu muri Afurika yo hagati muzi ko hari abasirikare bariyo Centre Afrique hari abasirikare bariyo bataherejwe n'igihugu batariho mu rwego rwa ONU cyangwa African Union hagati y'ibihugu byombi n'Ubufaransa buriye muri Mozambique naho niko bimeze analyste bamwe bagiye bavuga ko ibi bintu by'uruzinduko rwa Kazura bishingiye kuri situation y'Abafaransa muri SADC mu bihugu bimwe bya SADC ishaka kugiramo influence ndetse no mu bihugu bimwe bindi birimo za Central Africa ndetse no muri West hamwe batangiye kuruzinga influence cyane cyane ko bashaka gukomeza kugira ngo ibihugu bakolonije batabitakaza bigafatwa n'ibihugu bindi swati byawe by'Ubushinwa cyangwa se Burusiya ibyo rero ntabwo bashaka kubikora hagiye mu gihugu cy'Ubufaransa Kazura ukuriye ingabo hagenda Karuretwa ushinzwe diplomasi mu ngabo cyangwa se muri minisiteri y'ingabo hagenda na Nyakarundi abo nibo bakomeye cyane Nyakarundi akaba ari ukuriye iperereza rya gisirikare bagiye hariya mu Bufaransa iyi ni delegation ubundi ni ingabo zose zirazagiye delegation nini y'igisirikare bayagiye
ikintu rero kikwereka ko abanyarwanda tudakwiriye kuzajya dutegereza ngo ni ukuzategereza ngo amahanga akagira icyo akora. Mwibuke ko Kazura yavuye mu gihugu ndumva ari Mali agiye manda itarangiye kubera ibyaha bavugaga bamurega, kandi oni idashobora kongera kumuha umushahara, yarabayeho neza kubera ibyo bintu bavugaga ko bishoboka ko yaba yarakoze ibyaha bishingiye ku ntambara, bishingiye ku byo ku muntu ataragera abazwa. Ariko uyu munsi ni umudipolomate ukomeye mu Bufaransa, nako yakiriwe nk'umudipolomate mu Bufaransa, afite protokoli idasanzwe. Ibyo bindi byose bavugaga uyu munsi ntabyo barimo babona. Ashire rero uru rugendo nawe warukurikiye, ntabwo nk'uko twabivugaga ntabwo ari ibintu bizasevinga Kagame, ariko birimo biragenda biduha isura y'aho Kagame arimo avuga ati reka ngende njye gusaba n'imwe ndebe ko hari ibintu nagarura mu nzira, kubera ko hari ibindi bintu arimo gutekinika bishobora gushora abanyarwanda mu bindi bintu, kandi nawe yenda amaherezo bikaba byamubashukana. Ashire wowe rero rugendo uruvuga iki cyangwa rubonye? Jean Paul, urakoze cyane. Nanone kuri iyi ngingo ngewe harimo ibintu nka bibiri cyangwa bitatu mbonamo, ariko icya mbere nshaka no kwibandaho gikomeye cyane wakivuze, ariko tugomba kugishimangira. Ibihugu bibana kubera inyungu. Ibihugu ntago bigira umutima, ntago bigira amarangamutima, ibihugu bibana kubera inyungu. Ubufaransa inyungu bigeze kubona muri Habyarimana ni nazo nyungu barimo kubona kuri Kagame, nubwo zitameze kimwe, ariko ni ibikwereka ko igihugu gishobora kuza kigakorana n'ikindi gihugu kititaye kuyoboye icyo gihugu. Ibi rero bishatse kubwira iki Abanyarwanda? Abanyarwanda benshi, ngewe nari ntaratangira, ariko Abanyarwanda benshi bamaze imyaka myinshi kuri uru rugamba rwo gushaka impinduka, rwo kugira ngo urugo rwa politiki rufungurwe, u Rwanda rurangwe n'imiyoborere myiza. Bamaze imyaka myinshi bari muri uru rugamba, imbaraga nyinshi zishyirwa mu bintu byitwa ngo diplomasi, biteze ko amahanga agomba kuza akabakorera akazi kabo. Ngewe si uko mbibona, kandi mbihagazeho kubera ko imyaka yose maze abantu ariyo strategy bakoresha nta musaruro byatanze. Abanyarwanda bagomba kumva ko impinduka zigomba kubaturukaho ubwabo. Ayo mahanga noneho nyuma akazavuga ati dore abangaba nibo bafite igihugu, nibo tugiye kuganira nabo, tukaba noneho twanaganira n'ibyo bihugu mu nyungu zungukira abaturage, aho kugira ngo tubone nk'ibi birimo inyungu zungukira Kagame n'abantu n'agatsiko ke. Reka mbyite agatsiko ke, Nevo de bitwigishije. Ubusanzwe Jean umbabare ndafata nk'iminota ibiri, ariko ndumva ni ngombwa kubivuga. Ubusanzwe imigenderanire hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda yari ishingiye cyane kuri francophonie. Iyo bavuze francophonie si ukuvuga igifaransa gusa. Francophonie bihuye n'Ubufaransa n'indangagaciro zagiye ziranga za revolution zitandukanye zabaye mu Bufaransa. Ariko mu Bufaransa niho habaye ibyitwa déclaration des droits de l'homme, ibintu byo kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubwisanzure, amahame ya repubulika yo kumva ko ubutegetsi bwiza bufite imbaraga ari ubutegetsi bushingiye ku baturage. U Rwanda rukaba rufite ubutegetsi bushingiye ku muntu umwe n'agatsiko ke. U Rwanda rukaba rufite ubutegetsi bwatandukanye n'abaturage barwo, ruhohotera abaturage, rufite inzego z'ubutegetsi ko ntago ari z'ubuyobozi zihohotera abaturage bazo. Urwo Rwanda rukaba rufatanya agatoki kandi n'Ubufaransa bwitwa ko bwo mu ndangagaciro zabwo harimo kubaha amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, demokarasi, amahame ya repubulika n'ibindi. Byerekana yuko ibiri hagati y'ibihugu ni ibintu bijyanye n'inyungu zo gukomeza gucuruza abana b'Abanyarwanda. Barabacuruza gute? Barabacuruza muri iyo mikoranire n'ibijyanye na gisirikare, aho Abafaransa badashobora kugera, Abanyarwanda babagireyo. Ariko Jean Paul n'abadukurikiye, ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu nta nubwo bizakunda. Nibikunda muzampamagare kuri radio iteme, nzavuga ko nibeshye. Ntago bizananira, ntabwo bizakunda, kubera ko Abanyafrika ukuntu babona u Rwanda aka kanya muri uyu mwaka wa 2022 siko barubonaga mu bihumbi 2000.
Kagame yatangiye afite za disikuru zijyanye muri panafurika, uribuka nikoma abandi ba perezida ati mujya kuvuga ngo kwita abantu ngo ba papa, none we ahorayo abereka yuko ibintu bya panafricanisme birimo ko bikomeye, ko Afurika igomba kwiha agaciro, ariko niwe wa mbere wimisha Afurika agaciro, akanima agaciro abanyafurika bayenzi be. Ariko muri biriya bihugu bya Burkina, bya Mali ndetse na zira za Niger, abaturage baho abenshi babajijutse kandi ikintu cy'ubwisanzure barakigira. Ibintu Kagame akorera abanyarwanda ntabwo yabikora ari ngo bikunde. Abaturage baho benshi bamaze kumenya Kagame wariwe. Abagira ngo ndabeshye muzajye kuri YouTube mwandike amazina y'umuntu witwa ko ari umupanafricaniste ukomeye witwa Kemi Seba, ibyo avuga ku Rwanda murebe uko bimeze. Kandi uwo muntu Kemi Seba ari mu bantu bafite influence nini cyane mu rubyiruko ruri muri biriya bihugu. Ubwo rero basubiza amerwe mu isaho, ibyo bintu ntabwo bizakunda gusimbuza ingabo z'Ubufaransa z'u Rwanda hariya, ntibizakunda, ahubwo ni ibintu bizakomeza kwicisha abana b'Abanyarwanda nk'uko n'ahandi bagenda bahagwa. Rero icyo nagarukaho nuko Abanyarwanda bagomba kumva ko impinduka duharanira, impinduka dushaka, nidushaka twe turi bake bazijyamo, ariko hazabemo bake bazishoboye, bazi neza ko impinduka turiho tugomba kwireba twebwe ubwacu, akaba n'imbaraga dufite tukabanza kuzishakamo mbere yo kujya gutegereza ko hari abanyamahanga badukorera impinduka. Ndumva ari icyo navugaho. Jean Paul, murakoze. Urakoze nawe Shire, ndetse nta nubwo ndubitindeho, ibi biragaragaza feriya ya guverinoma, ndetse biraza no kugaragara no mu bindi byose narimo mvuga. Reka ngaruke gato ku byo mu gihugu imbere bya aho parlement ngo yatangiye urugendo kujya mu giturage. Reka ne kwirirwa njya muri byinshi mbabwira introduction y'izo ngendo, ahubwo mubanze mwiyumvire n'akaudio katari karekare cyane. Ni ukuri biteye agahinda, ariko ndaza kugaruka nashire maze mwumve amahano u Rwanda rwagushije. Uyu ni umudepite. Muri rumwe mu rugo rurimo amakimbirane mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya, Honorable Mukandera Ephigenie araganiriza abashakanye bafitanye amakimbirane. Nubwo abafitanye amakimbirane ubwabo bataganiriye n'umunyamakuru, nyuma y'ibiganiro bagiranye, Honorable Mukandera yijeje ko yizeye impinduka muri uru rugo. Cyane cyo nabashishikarizaga no kugira ngo buri wese atareba amakosa y'undi gusa, unareba ibyiza, kuko icyiza kimwe gishobora guhanagura ibibi 10 wamubonyeho, kandi n'ibyiza barabifite barabivuga. Ikindi nabonye nabagiriyeho n'inama, tuza no kujyaho inama n'ubuyobozi, nuko umuturage nyine bana babaye hafi koko, ariko igikenewe kurushaho no kubaba hafi, noneho babajyanisha n'amategeko. Usibye kuganiriza imiryango ifitanye amakimbirane, itsinda ry'abadepite basuye umurenge wa Kinyinya banasuye ahari kubakwa ibitaro bivura indwara zo mu mutwe. Icyakora imirimo yo kubaka ibitaro ngo imaze amezi 3 yarahagaze kubera impamvu isobanurwa n'uhagarariye imirimo yo kubyubaka. Ni ikibazo cy'igihe cyari cyatubanye gitoya bari baduhaye, hari imirimo yari yiyongereyemo, dukeneye igihe cyayo cyo kuyikora. Ikindi turi gukora nabwo hari ibindi bibazo twari twahuye nabyo byaguma mu rugo, nabyo byafekta akazi kacu. Abadepite kandi banasuye umuhanda wa kaburimbo hubatswe n'abaturage, banaganira nabo ndetse baganira n'abaturage bahagarariye abandi muri umurenge muri rusange. Ni ibintu abaturage bagaciro gakomeye. Baje gusura ibikorwa twakoze twagezeho, nuko tubereke icyo twagezeho, tubereke n'imbogamizi dushobora guhura nazo, noneho nyine tubiganireho, wenda birusheho kugenda neza. N'iterambere, ibijyanye n'ibikorwa remezo, ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ibyo byose twagiye tubibagezaho, kandi twizeye ko bazadukorera ubuvugizi bigakemuka. Honorable Mukandera Ephigenie uhagarariye itsinda ryasuye umurenge wa Kinyinya avuga ko bagiye gukora ubuvugizi ku bibazo basanze muri uyu murenge, ariko by'umwihariko ku kibazo cy'amakimbirane, agasaba abayobozi n'abaturage kwimika umuco wo kuganira hakiri kare ntihagire abihererana ibibazo. Nuko nyine haba Ashire, ntabwo nkeneye kujya muri detaye zindi, byinshi byose biri muri byo tumaze kumva.
wumvise ko agiye gutaha akababwira ati abayobozi mujye muhura muganira n'abaturage abari mwebwe muba abaterapisite ba mariage mugire inama aba bantu amakimbirane bafite mu ngo mujye muganira hakiri kare bitaraba aho bigeze ko mugomba kuza no kubikemura ndetse no kuvuga ngo mujye mubikubira bishingiye mu biganiro kuvuga ngo bagomba kujya bajya bakabwira ati ni kumubanye mute wowe n'umugore wawe nta ntonganya zirimo murumvikana buri kintu cyose mbabarira umbwire iyo forme y'abadepite kurangiza akabivuga ukagira ngo wenda ururimi rwanyereye yajya no gusezera akavuga ati no atahubwo nyabuna abayobozi namwe dore mujye muganira mbere bitararenga inkombe mubabaze sinzi niba iwe niba afite umuyobozi ujyuza ukabimubaza ntabwo mbizi biriya bintu nibwo nta gihugu ndumva gikora ibintu nka biriya nta na kimwe ndumva na za banana republic bavuga uko ziteye je doute yuko na North Korea mfite impungenge ndako mfite gushidikanya ko na North Korea ishobora kujya mu ngo z'abantu ikabwira ati wowe n'umugabo wawe n'umugore wawe mubanye muti kandi ibi bikurikiye cyagiye bagiye bakavuga ngo barameze neza ntibarya neza ariko no gusasa ntibasasa ibitanda twasanze kizashashe yabaye gatanu ukavuga ati aba bantu bakwinjiza muri salo urangiye no mu gitanda ngo ni ukubera ko uri umudepite ni ukuvuga ngo ya iminite nta limite ifite no mu rugo rw'umuntu no mu buriri bw'umuntu ibi bintu jyewe ntabwo mfite ikindi nanabivugaho birarwaza no kubyumva wareba nyirakigage wicaye hariya ngo wakuriye inteko bikakuyobera ashire iyi ndabizi ko n'ababikurikiranye ubifiteho opinion reka ngo tuzi ijambo. urakoze Jean Paul mu kanya narimo guseka ariko ndaseka mu bintu bibabaje cyane ibi bintu ni agahomamunwa usibye ko iyi leta ya FPR ya Perezida Paul Kagame hari ibindi yatweretse se atari ibintu bicuramye nk'ibi ngibi harimo ibintu bibiri nabonye ariko hari icyambere nshaka kuvuga uyu mudepite nzamushaka mwandikire yavuze ati mujye muganira mukemura ibibazo bitararenga inkombe hanyuma ko atabibwira FPR ngo igandire n'abatavuga rumwe nayo ibibazo bitararenga inkombe ibi bintu nibyo hari ukuntu bya bindi byabo bita ngo ubudasa bavuga ngo ni ubudasa bazi ko ari ibintu bihambaye mu by'ukuri ari ibintu bibagaragaza mu buswa bwabo ariko birenze n'ubuswa umuswa baro n'umuntu utazi ikintu ariko kubana n'uzi n'ibintu ukagera ngaho ugakora ibintu bitandukanye n'ibizima kandi uzi ibizima ibyo ari byo ukanishyiramo ko ibyo wakoze ari bizima ibi ngibi ni ibintu bizasaba ko abantu b'abashakashatsi bakora ubushakashatsi ku banyarwanda bamwe na bamwe kugira ngo tumenye neza ibi bintu aho bituruka kuko ni ibintu bitumvikana noneho tujye kureba ngo kwinjira mu buzima bwite bw'abantu ndibutsa abadukurikiye ko leta y'u Rwanda ni leta igendera ku mahame ya repubulika iyo bavuze repubulika bavuze yuko ubutegetsi buba bushingiye ku baturage kandi abantu ba mbere bahagarariye abaturage muri leta baba ari abo ngabo aba badepite aba ngaba abaparlementaire ariko akazi kabo ntabwo ari akazi kameze nk'ako muri santé publique mu bintu by'ubuzima akazi kabo ni ako gutora amategeko yo kugira ngo ibibazo by'abaturage bikemurwe ibi bibazo bitakemurwa ubutabera bugakorwa ibi rero ni ibyerekana yuko muri iki gihugu cyitwa u Rwanda nta nzego z'ubuyobozi buhari yewe nta n'inzego z'ubutegetsi zihari kuko ibi bintu aba badepite bagiye kwijandikamo icyambere ntibibareba ariko icya kabiri mu mafaranga mu ngengo y'imari ya leta haba hari amafaranga ateganyijwe muri Minisiteri y'Ubuzima yo kugira ngo hagire abantu babasha kuganiriza abaturage kugira ngo bakumire ibibazo iyo babonye ko ari ibibazo bishobora guhungabanya umutekano cyangwa se umudendezo w'abaturage ariko ibindi bibazo nk'ibi ngibi ni ibibazo bifite inzego zabyo zindi ziba zishinzwe kubikemura byanditse no mu mategeko ariko bitari abadepite
nk'inaha mu bihugu dutuyemo usanga nk'abasoshoboka cyangwa se abavoka nibo bajya muri ibyo bintu, cyangwa abantu bashinzwe wenda ibyo bita ngo mediation nibo bajya muri ibyo bintu bati reka tubanze tuganire turebe aho mwahuriza bakagira ibiki byose, nibo baba bashinzwe ibyo bintu. Nta mudepite winjira mu buzima bwite bw'umuntu, ndetse niyo bavuze ngo leta mu gifaransa baravuga ngo leta est impersonnel, leta ntabwo ari umuntu. Ntabwo rero leta ishobora kuza ngo yinjire mu buzima bwite bw'umuturage ngo irimo gushaka kubikemura. Ibi ngibi ni kwa kundi baba bashaka kwerekana yuko ngo ari abantu bahambaye ngo bita ku baturage. Wanabivuze neza kare Jean Paul uvuga uti ibi byose barabikora kugira ngo batangire bategure amatora ari mu myaka 2 iri imbere. Ariko ibyo bakora byose bajye bashuka abantu wenda batajijutse batazi uko bigenda, ariko nkatwe ntabwo bashobora kuza ngo badushuke, nta nubwo ari ibintu twarebera ngo duceceke. Cyakora ibi bintu nanjye kuva ntabwo mfite imyaka myinshi kandi nkunda politike, nkurikira politike yo hirya no hino ku isi, ni ubwa mbere nakumva ibintu nk'ibi ngibi mu buzima bwanjye. Wenda hari ahandi byabaye nazi, ariko ni ubwa mbere nakumva ibintu nk'ibi ngibi. Ni amahano agaragaza ko umuntu uyoboye kiriya gihugu ariwe Perezida Paul Kagame atazi na gato ibijyanye no kuyobora igihugu, ibijyanye na governance nta na kimwe azi. Umuntu yaragiye yisanga ahantu gutyo gusa ati murakora ibivuye mu bwonko bwanjye. Nicyo kibazo nyamukuru dufite muri kiriya gihugu, ariko ikibazo kidarenzeho ni ukuba abanyarwanda bamwe na bamwe abo ngabo ndibwira ko ari abantu babashije no kujya kwiga, baza bakabikurikiza bakemera gukora amafuti nk'ayo ngayo, kuko babyamaganye ntabwo Kagame bose yabasha kubafukira muri prison cyangwa se ngo abice cyangwa se ngo babure irengero bose, ntabwo byashoboka. Hari ibintu rero abanyarwanda ubwabo ndakomeza kubigarukaho bagomba baba abiyita intore. Hari ibyo bagomba kuvuga bati reka tureke kwiha amenyo ya rubanda. Ndumva ari aho ngaho nagarukiriza Jean Paul. Ntabwo intore zizabikora, kubakangurira ntacyo bitwaye kandi ni byiza, ariko niya bageze muri ya leta aho bavuga bati amaze iminsi ntashyigikira umukuru w'igihugu. Ejo bundi Ashire nabonye Kagame yapostinze ifoto ye akuruye akana ka Ange bariho bagendana, noneho aravuga yandika kuri Twitter yati uyu mwana batabara igihe ngira gutya akaza kunshekingaho mu office kugira ngo arebe aho ndi, ati no kunyibutsa ko mba nkeneye rimwe na rimwe kuruhuka. Noneho ariko ashyiraho iyo foto, ndavuga ntekereza abantu yamaze, nandika munsi kuri urwo rukuta rwa Kagame, ni yenda hari ubwo wabaye sekuru w'umwana, nizere ko ubuhari bizaguha impamvu yo gutekereza ukaba utazongera kumadara twica bandi ba sekuru b'abandi bantu b'abandi bana. Kuko mu gihe uvuga ngo umwana wawe umwuzukuru araza akagucekingaho mu biro ngo akanakwibutsa ko ukeneye kuruhuka, abandi buzukuru bo bajya kubacekingaho mu marimbi aho wabashyize, aho niho wabaciriye. Nanzere ko yenda noneho ubwo ufite umwuzukuru uzatekereza ko n'abandi nabo bakwiriye kujya bareba babo, batari kujya kubasanga mu marimbi ariho bajya gushyira indabo no kubibutsa. Abantore barantuka barampagurukira baravuga ngo naje gushaka followers ngo kwa Kagame kandi mu by'ukuri cyakora followers si byo ni ikinyoma, kuko Twitter yanjye nemera uwo nshatse arabisaba nkamwemera, ntabwo ari kwa kundi ushobora kuvuga gusa ngo follow ugahita unkurikira. Donc ni ikinyoma, ibyo ngibyo ntaho bihuriye. Ariko tekereza ikintu navuze ntaho gihuriye n'ibintu ibyo bavugana ko ntaho bihuriye n'ibyo navugaga. Kandi mu by'ukuri abo bantu bavuga ayo magambo benshi bashobora kuba bafite ba sekuru Kagame yarimbaguye yamaze, bafite yenda se nabo abavandimwe baba hafi, bafite abavandimwe badafite ba nyirarume, badafite ba se wabo, badafite ba nyina wabo, kubera ibyo Kagame yakoze. Ibyo nari mvuze rero bavuga guti izo ntore ni byiza kuzikangurira ukazibwira, kuko warabibonye ko niziri hanze hari igihe zimwe zibagirwa, zikibagirwa yuko ibyo turiho tubabwira
ari nabyo byatumye bava mu gihugu barimo bakaza hanze bakaba bariho basarura amatunda y'ubwigenge, kandi nabyo biba byaratanzweho ikiguzi. Ashire kuri iyo ntabwo ari ukudekuraja, izi ntore ntabwo zizapfa hari filime yenda tuzayigarukaho tuyiganireho yakozwe n'abanyamerika, ariko leta iza gusaba ko bayivanaho. Yari yabaye sponsored na Sony, muragibuka yenda ubwo umufilmmaker yagiye muri North Korea agasanga yerekana uburyo babayeho, ahantu bakwereka bati dore aho ngo abana bagaburirwa bashonje, bagafata resitora bakayitegeka ko uwo munsi ijya kugaburira abantu, bakazana abantu baje gusaba, resitora zikaba zigaburira abantu ku buntu. Berekana ariko n'amaduka amwe mu za grocery store zirimo bagurisha nako ntibanazigurisha, ahubwo batatse ama orange ya plastique, za watermelon za plastique, amatunda y'ubwoko bwose ya plastique. Iyo filime ndayibuka bageze aho kuyibona bikaba ari fraude. N'ubu ngubu duhibonye abari nka titre gusa, utarayikopi icyo gihe simpamya ko yaba yifite. Kuri Vimeo cyakora yari ihari, berekana nyine uburyo umudictateur abaho. Ngiye kuvuga ijambo ryavuzwe kuko yarimo na comedy, abantu ubwo bavugaga bati ngo na shebuja ngo nawe ngo arasura ngo nk'abandi. Induru zaravuze Ashire, baravuga bati iriya ni offensive, mbese bo bamufata nk'ikigirwamana ngo kuko ngo we ngo ntasho. Noneho baravuga bati burya nawe ati nawe ameze nk'abandi bose atarasura, bahita ariko iyo filime yarangiraga apfa, umuperezida wa North Korea apfa, baza ariyo mpamvu yatumye bayidekuraja abanyamerika bakomeza kwiyerekana, ndetse banavuze ko nibakomeza kwiyerekana muri za siyara zabo bazahura n'ibibazo stress zikomeye cyane. Mu Rwanda niko bimeze, nta muntu ushaka kumva ko Kagame ashobora kugira ikintu yabwirwa, nta n'umuntu ushaka kuvuga ko Kagame ashobora gukosa, nta kintu mbese ushobora gukritika ko Kagame. Ziriya ntore zirashinyitse gusa, ziri aho ngaho, iyo uvuze ikintu zitegereje gusa kugusamira hejuru. Ndagira ngo ukomereze ku nkuru nge nawe twasangiranyije y'abadepite bari mu Rwanda bavuga ngo baje kureba n'ibintu bibaho. Inama y'ubushize banza yarabaye mu bindi, n'ibintu bibaho buri mwaka cyangwa se imyaka ingahe, aho abadepite bagize ni ishyirahamwe ry'abadepite ba Afurika bari mu Rwanda. Rero bakoreye urugendo mu Rwanda, noneho muri titre ya imvaho iravuga ngo abadepite barasabwa kwigira ku Rwanda ukuntu bita ku baturage babo. Berekana ngo imidugudu ya Karama, Ashire urabizi neza, Kangondo, abaturage bacu barasenyewe, barimuwe, ntibafite aho batuye, barara Rwantana, imvura irabanyagira, abandi bakajya mu miringoti, abandi bacumbikiwe muri gereza, tangurane, ntibashobora no kuba n'amadolari 10,000 ku stambu yabo Kigali izakoresha ku mafaranga arenze ibihumbi yenda 30 by'amadolari cyangwa 50. Ariko bagahangara bakavuga bati abantu bigire ku Rwanda. Ese wakwigira ku Rwanda uretse akarengane yabigiraho ikihe? Bano ukaza kubereka ngo dore ngo abaturage ngo umudugudu wa Karama ngo batujemo ngo abantu ngo bagira kuri 200 abantu 140 ngo imiryango 100. Ese koko icyo ni ikimenyetso ko abanyarwanda bayeho neza, kandi ari ibintu bya bindi bya display byo kwerekana gusa ngo bakwereke ko bafashe abaturage? Ese ntiwanakwibaza impamvu ahaza abashyitsi, abaperezida n'abandi mwajya kubereka ngo umudugudu w'icyitegererezo mukabajyana Kinigi bavuye i Kigali bakagenda amasaha 2 n'igice? Ese ibyo ubwabyo ntabwo ari témoignage yuko ibyo muvuga ari show, ari ukubereka gusa ibintu ariko namwe kuko tumutaba muri ubwo buzima? Ese kuki niba mufite mwateje abanyarwanda imbere babayeho neza, kuki icyo kintu cy'umudugudu
w'icyitegererezo uri ahantu hamwe mu gihugu, kuki mutavuga muti dore ahangaha Kimicanga imidugudu yaho imeze, kuki mutabajyana inyuma hariya za Kicukiro cyangwa se hariya mu Gatenga, ukabafata ugatwara umuntu amasaha 2 ugatwika amavuta ngo ngiye kwereka ukuntu ngo mudugudu w'icyitegererezo umwe gusa mu gihugu, none ngo twigire ngo abanyarwanda ngo abadepite bandi bigire ku Rwanda. Of course ibyo bavuga iwabo bashoboye kubikora, nawe iryo terambere bavuga barigeraho. Ni ukuvuga ngo bashoboye kubikora, icyo mvuga ni iki, ni ukuvuga ngo bajye mu ngo babwire bati ubugari bwanyu nibuhiye, nta munyu urimo, nta n'amavuta, nta nubwo mwashashe, nta nubwo wo muratongana n'umugore, nta nubwo mufite ibintu by'uburinganire bla bla bla. Ibyo se wowe kubizi Ashire, ni hehe muri Afurika ibyo bintu handi byakora? Ashire, kuri commentaire yawe kuri iyi ngingo cyangwa se kuri iriya article yo mu Mvaho. Urakoze nanone Jean Paul. Ubundi hari ukuntu bavuga ngo umuntu ashobora kubeshya inshuro nyinshi ariko ntashobora kubeshya igihe cyose. Abantu bavuga ngo igihugu cyateye imbere, ngo u Rwanda rwabayeho ku Kagame uko afashe ubutegetsi, ubu muri 2022 nibwo babonye umudugudu w'icyitegererezo bagomba kwereka abanyamahanga. Mbere yaho bakoze imidugudu yari iri hehe? Nuvuga ngo mu myaka 27 hafi 28 Kagame yitwa ngo Romford, ngo niwe kizigenza niwe ukomeye hariya, bubatse umudugudu umwe w'icyitegererezo. Nicyo bashatse kuvuga, byerekana bwa budasa bwabo mu gushaka kwerekana ibintu bihambaye batanafite bishingiye mu kwiyemera gusa, bigera ngo ahubwo bakigonga bakerekana ahubwo ibitandukanye n'ibyo baba bashaka kwerekana. Ariko ngewe icyo nakuyemo ni kimwe, hari ikintu iyi FPR yashyizemo imbaraga muri Afurika cyane cyane, kwishyura amafaranga mu binyamakuru no kujya gukora za lobbying mu bindi bihugu runaka, bati muze mutwigireho. Nyamara bwacya Kagame ubwo akavuga ati izi mvugo ni bwoko kizintore mwazanye ngo babigireho, mwiyemera niki mwirata niki. Ako ka video bavuze, iyo extrait y'iryo jambo wavuze nanjye ndayibuka. Hari n'abantu dukunze kuganira ku mbuga nkoranya, ku mbuga za WhatsApp zimwe na zimwe, baza nabo bafite izo mvugo zo kwiyemera, ukakabakubita bakabura icyo bavuga. Ibi bintu byo gufata abanyamahanga nta kindi bigamije atari lobbying, ziba zigamije ngo ejo bundi bazavuga bati kuva rero u Rwanda rwaberetse umudugudu w'icyitegererezo, ubwo tugiye gutegura inama y'igitaraganya ikomeye cyane igiye guhuza Afurika yose kugira ngo abanyafurika bose bige uburyo bagomba gufata abaturage babo neza. Ibintu byose ni business mu nyungu za Kagame, nta kintu na kimwe cyungukira abaturage, ahubwo baragenda bagafata utuntu iyo midugudu se bavuze ejo bundi abaturage bari babuze ibyo kurya batabaza bati nta mwadukiza mu mazu meza ariko twabuze ibyo turya. Ikintu abanyarwanda bagomba kubyumva, icyitegererezo cya mbere cy'igihugu kiba cyarateye imbere cyangwa kiri no mu nzira nziza cyitwa development du capital humain. Ni ukuvuga ngo kuba abaturage ubaha ubushobozi cyangwa se ubaha uburyo biyubakamo ubushobozi bwo kwitunga no gutunga babo ndetse bagatunga n'igihugu. Ariko mu gihe ugenda ugafata utuzu nk'ariya, niyo izaba ari inzu nziza, ugatereka hariya ugashyira umuturage wishwe n'inzara, nta kintu wakoze. Ubutegetsi budashingiye ku mibereho myiza y'umuturage nta kintu bumaze. Kandi ahangaha ni naho FPR iyobowe na Perezida Kagame yatsindiwe, kuza bagafata ubutegetsi barangiza ubukungu bwose bakabwikubira, uwiyubakiye ibintu bakabitwara, uwishakiye amafaranga ye bakica bakabitwara, ugerageje kugira icyo akora byose bakumva ko bigomba kuba mu bintu by'ubugugu bwabo bwo kwikubira ubukungu bwose. Ahangaha niho batsindiwe. Ibindi byose bagereza gukora ni kwa kundi umuntu aba afite igisebe akaza akagipfuka ati nta kibazo mfite ariko arimo gushinyiriza. Ibi niko njye mbyita kuza gutumira abanyamahanga b'abadepite, nabo birumvikana nyine bagomba, iyo baje mu Rwanda barabwira ati hano bari abanyamahanga barabizi bose, inaha mu bihugu dutuyemo tuganira n'abanyamahanga. U Rwanda bararuzi, bazi ko u Rwanda rwerekana ko rutari, bazi ko u Rwanda ruyobowe n'umuntu w'umunyagitugu ndengakamere, ku buryo ahubwo niyo bumvise ko twe tumunenga bavuga bati murabiyahuze. Ibi rero byo gufata abadepite bakaza
za kubereka ngo iyo midugudu ni ibintu ni nko kwisama wasandaye. Kubera iki? Kandi nigeze kubivuga, ibihugu bya Afurika cyane cyane ibihugu bya Afurika francophone, kuko ibyo bagorofone byo Kagame baramuzi, FPR barayizi, u Rwanda bazi ko rubayeho, ariko ibihugu byo muri Afrique francophone byagiye bibona ubwo kuba tuvuye n'igifaransa. Ibihugu d'Afrique francophone ibihugu byakolonijwe n'abafaransa byo muri Afrika byagiye byumva Kagame ngo yirukanye ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda, ngo yahaye ambasaderi ngo amasaha 24, ngo igifaransa ngo yagiciye, bakishima ati abafaransa baradukandamije, tubona umunyafrika nawe ubakandamiza ubereka. Aka kanya barareba Kagame ukuntu ajya mu Bufaransa, ukuntu yakira ba Macron hariya, bakibaza ariko wa muntu watubwiraga biriya bintu aracyari seriye, ibi natubwiraga aracyabikomeyeho. Ibi byose barareba kandi barajijutse, nabivuze ku buryo Kagame baramuzi. Abantu bazagenda barebe Kemise basi nshaka kumukora publicité, ariko abantu muri biriya bihugu bamaze kumenya neza Kagame wari. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byose bakora ni ukwisama wasandaye, ni ugushaka kwerekana ko uhagaze neza, ariko abantu bazi ko unahagaze nabi. Ariko no ku Banyarwanda tutanabitinzeho, Jean Paul, hari ingero nyinshi zigaragaza ukuntu FPR yubakiye politiki zayo cyangwa se ingengabitekerezo yayo yubakiye ku binyoma. Bahereye bavuga bati muze mudufashe ku rugamba turwane tubohoze igihugu, abaje kubafasha bakubita udufuni. Icyo ni ikinyoma cyabaye. Baraza bati tuje kurokora abantu bari gukorerwa jenoside, babagezemo nabo barabica. Ikinyoma kindi, bati Abanyarwanda bari bamerewe nabi n'igitugu cya Habyarimana, kandi byari ko ngewe niko mbyemera, igitugu cya Habyarimana cyari kiturembeje twese. Baraza bati tujye gukiza Abanyarwanda igitugu, baraza bazana ikikubye inshuro nk'eshanu. Baraza bati tuje gukemura ikibazo cy'impunzi burundu, ariko umubare w'impunzi ziri hanze mu buzima bubi, zitari baragiye no gukora za rubingi muri za HCR kugira ngo impunzi zitabarokoni, mbese zidafatwa nk'impunzi ahubwo zifatwa nk'abantu wenda barenze yaniro, bo barabaye impunzi. HCR bafasha ibi byose bakaza bakabyirengagiza, byerekana nyine ikinyoma cya FPR. Nibi by'imidugudu rero ni ibinyoma bakomeza kugenda bapakira aho ngaho, birengagiza ko abantu babizi. Bari abadepite biboneye urugendo bajya Kigali, bareba imihanda myiza mikeya, bareba no mu mudugudu Fred Mission baze kubise mu mufuka, bagiye gusubira hariya. Iyi midugudu y'ikitegererezo ntago uzayumva yubatswe muri biriya bihugu, kubera ko ni ibintu bitabaho. Ni ibihugu byo bibanza kwita ku baturage babo mbere yo kuza gushyiraho amazu yo gutaka igihugu no kugira ngo bakomeze bagurisha abaturage, bagurisha igihugu. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu nta musaruro na muke biha FPR, ndetse nabo ubwabo niba banaduhinyuza nibarebe kuva bafata ubutegetsi bakubita ibinyoma aho ngaho, uko umwaka urangiye ibibazo byabo biriyongera. Ubwo rero ndibwira ko nubwo kare bavuze ati ntago bumva barenze ihaniro, ariko ndibwira ko harimo wenda bake bakibyumva, bakibasha kumva no gutekereza. Ababishoboye bazitandukanye nabyo cyangwa barebe uburyo banakebura bagenzi babo. Twebwe ntago tuzahagarika ibyo dukora, kubera ko niko twiyemeje n'izo ndangagaciro zacu. Gukunda igihugu bya nyabyo, gukunda igihugu bya nyabyo bivuga kuvuga ukuri, kuvuga ibibazo uko bimeze bigashakirwa umuti. Ntago bivuga kuza abantu babipfukirana ukaza ukaririmba ngo intore zirisha intambwe kandi yarakwiciye iwanyu. Ibintu by'ubu byajya bw'Abanyarwanda nabyo ni ikibazo. Jean Paul bura tuzabishakira ikiganiro. Abanyarwanda bamwe na bamwe nabo hari ikibazo bafite gikomeye. Reka ndekera aho ngaho. Ashire urakoze. Reka kubatibuka nizere ko iyo audio ndamushaka kuyumva bitibuka iryo jambo Kagame abwira abantu ngo n'abakadre ba FPR, nubwo yayivugiye yavugiye acyuriraga umukobwa Tkarije wari warigize umuvugizi ukomeye cyane kuri Facebook, atuka n'abantu muri opposition. Biriya byo kuba ngo bigire ku Banyarwanda umva uko yabashubije, kandi umva ari wowe wayimpaye. Reka tubwire n'abadukurikiye bayibuke, ariko uyu munsi yabade kubivuga, kandi koko nta cyahindutse kuva icyo gihe.
iyo mvugo ni imvugo y'abanyamuryango y'abakaza ya FPR mu cyongereza hariyo amagambo bitagira ngo ni kurangije amawutwate hari ibibazo byinshi byo gukemura amaleta akabura ibibazo gukemura iyo hari ibyo abantu baza kubivaho amaleta bakaza nyine bakabikwiye wowe urajya kubigira uri umucuki ntabwo nyagabyumva nashaka kuzimya televiziyo nta icyo bitanga ahubwo uri gutesha agaciro igihugu bivuga amahanga akwiye kuza kwigiraho azaza araje buri wese yotanga Jean Paul Dukes tutahagarika biravuga nabi birasanyira cyane nta n'ibindi birimo nta kindi kintu kirimo uretse kuvuga ngo ntibakwiriye kujya bavuga iyo mvugo ngo baze kutwigira ngo amahanga atwigireho noneho rero ibyo bivuga agacyurira Alice Kana niba ari akana none uyu munsi abadepite be babisubiyemo kandi mu by'ukuri ibibazo biri mu Rwanda biteye ubwoba niwe ubwe wenyine waje akavuga ati mu Rwanda ati bashimye ibi niba ariko ntibahaga bararya ntibahaga urumva n'ibyo rero byose nabo bashyitsi bashobora kuzasura bafite iyindi sura itandukanye n'iyo bababwiye abiyandikiye n'abanyarwanda reka amasaha arimo aradutwara ya filime abazashobora kuyireba yitwa The Interview aho ni nziza cyane ku badictateur ni hahandi bagomba kwerekana gusa ibintu biri positive gusa ibintu bibi ntibashaka kubyerekana dusoza rero nababwiye ku ruhande rw'ubutabera ndaza kugaruka kuri iriya haza n'iriya biriya bya zana biriya by'abayisilamu bavuga ariko mbere y'uko nyigarukaho ku bintu by'ubutabera mu byo bigirwaho naho nseka cyane kubona wibuka ko ku itariki ya 10 umuryango ubwo ndavuga Adeline Rwigara yagiye mu rubanza baza kumubwira ngo azagaruke nako ngo urubanza bazaruca ku itariki 6 z'ukwa kane nk'ejo bakora icyandiko baraki backdating ni ukuvuga ngo bandika yuko cyanditswe ku itariki 9 aho RDB yotorije kugurisha imwe mu nzu zabo ni nka retaliation n'umujinya kubera ko bagiye mu rukiko bati noneho ya nzu muyigurisha hoteli cyangwa kiriya gice cy'inzu twari cyari kiri on hold kubera ko yagiye kuturega mu rukiko bati noneho muze kubigurisha ati iyo registrar ya ko RDB irandika iti bwana registrar nshingiye ku rwandiko mwasabye musaba gukora cyamunara ku nzu ya kana ati uburenganzira murabuhawe ntabwo iri ari coincidence bihurirana n'umunsi bagiye mu rukiko urwandiko nibwo barutanze barangiza njye naravuze ariko ntabwo ari n'ububandi harimo ubugoryi buteye ubwoba kubona nk'ibyo bintu batavuga bati abantu barabijyanisha nuko twagiye mu rukiko byari bicecetse yabaye kangahe baragize ati noneho turashaka kwereka ni nko kuvuga ati reba ibyo dushobora gukora tugutere metero ni nko kuguhahamura ibyo byose bakaba babikora bakoresheje za sisiteme zari zishingiye kurenganura abantu
zari kuba arizo zikora kinyamwuga bakavuga bati turazikora gusa kugira ngo tunezeze umukuru w'igihugu, cyane cyane ko iyo mugiye muri media mutangira kumwandagaza cyangwa se mukamuvuga ko ari we uri inyuma y'ibintu. Biriya ntabwo ari ibintu bikorwa n'ubutabera cyangwa se nabwo n'ubucamanza, ntaho bahuriye. Biriya bya RDB ni ibintu bya executive, nubwo n'ubucamanza navuga ko ari buzima, ariko ni ibintu bikorwa mu rwego rwo kugira ngo ziriya nzego executive, bariya abadiregiteri n'abasekreteri general berekane yuko nta limite bafite, icyo bashaka gukora cyose bashobora kugikora. Bicontradikitinga na biriya bigambo Kagame ajya kuvuga mu gihe cyo kutangiza ngo niba ari icyumweru cy'ubutabera, niba ari ukwezi k'ubutabera, akavuga ati mujye mwigenga muvuge ibi, kandi yarangiza agakoresha inzego zo guharasinga abantu abavictime be kugira ngo batazagira n'ubwo butabera cyangwa se n'iyo justice azigira na rimwe yigenga. Ariko tekereza, bagiye mu rubanza, ubutabera cyangwa se ubucamanza bavuga ati tuzabasubiza, barangiza bakavuga bati ndetse turashaka no kwibutsa ko dufite ibindi tuba twabaye turetse, ariko kubera ko muri mu manza ndagira ngo mbabwire yuko n'ubu dufite uburenganzira bwo kugurisha na ya nzu yanyu yindi iri hariya na hariya. Ibintu byo gushaka gusa kwerekana ko dushobora gukoresha inzego za leta guharasinga cyangwa se gukora harasinga. Nkivuga ku nzego za leta, Ashire, reka nguhe ijambo rya nyuma kuri iki kintu cya kiyisilamu. Ibintu bya kiyisilamu kuvuga ngo bagiye gutoa azana ni ikintu, yewe watuye muri Nyamirambo, yewe watuye ku Mumena, nzi neza ko umuntu we hariya hafi yo kwa Kadafi, umuntu utuye mu Biryogo, umuntu uturiye hafi aho ngaho, ni risike, atari ukubera ko ari inconvenience gusa, ahubwo kubera ko uzi ko ni nk'uko imodoka zicaho zikavuza induru, ni nk'uko imodoka zifata za fremote zikavuga mu buryo bundi budasanzwe, ariko ukaba uzi ko utuye aho hantu, icyo ni ikintu ushobora kwemera ko kizabaho. Ni nk'uko helicopter ica mu kirere n'ibindi nk'ibyo, kandi koko nabonye abantu bandika baravuga bati noneho muzahagarikire izi helicopter zica ahangaha, ziradutesha umutwe, ziradusakura. Ashire nabivuze, amabyinnyi baraza, utubonye ibintu biriho bibera hariya ku Gisimenti, nta limiti hari, abantu ibintu biri annoying, bimwe bibi cyane, birimo imyanda, ibintu bibabwiye. Ariko ngo abayisilamu batangazana, bahamagarira abantu kuza gusenga, ngo imisigiti 8 biracitse, kandi ubwo imisigiti yenda niyo irimo n'abo bantu, cyangwa se sinzi ngo ni yihe. Uko byabimeze kose, iriya religious freedom mu Rwanda ntabwo itangaza cyo mukoresha ko byatangiye mu bakristo, n'uyu munsi ngo abayisilamu bazajye bamenya isaha, si ngombwa ko hari umuntu ubahamagarira. Ese muzi ko hari abagatulika bagiraga isaha igenda cya kintu kikikubita amasaha ageze abantu bakayakubita inzogera? Abayisilamu bakora iyo azana. Ubwo bwigenge bw'amadini, kwemera ubwisanzure bwo gusenga uko umuntu abyemera, abasenga bunamye, abasenga bamanitse amaboko, abasenga batembereza, ibyo bintu bibareba hirya. Ni bwa budasa, nibyo navuze ejo bundi. Ubwo nyine bagomba kubabwira noneho nuko bayoboka Imana. Ashire, ijambo ryawe dusoza ikiganiro. Urakoze Jean Paul. Reka mpere ku byo wavuze bya mbere bya ziriya manza zo mu muryango wo kwa Rwigara. Nigeze kubivuga kandi n'ubu ngubu ndacyabihamya. Igihugu cyose n'inzego zacyo zose, inzego z'ubutegetsi zose zikora bitewe n'uko Kagame yabyutse. Niyo bidatewe n'uko Kagame yabyutse, iyo batazi uko yabyutse bahita bibwiriza bagakora ibintu kugira ngo bavuge bataho kugira ngo arakare anezerwe. Ngibyo ishyano twagwishije. Urumva wabisobanuye neza, uvuga uti
abantu bararekarama ibyabo bitabaza urwego rushinzwe kurenganura abaturage, akaba ari rwo rurenga ahubwo ruti tugiye kubarenganya ahubwo mu nyungu za Perezida Kagame n'agatsiko ke. Ibi ngibi rero iyo tubivuga ntabwo tuba dushaka kwisubiramo kenshi, ahubwo tuba tugira ngo abantu batabyibagirwa, baba abanyarwanda barwanya leta baba n'abayishyigikiye bajye bibuka neza ko iki gihugu kiyobowe no gushaka k'umuntu umwe bitewe n'uko yabyutse, kandi ko inyungu ze ari uko abanyarwanda bose yabagize imari agomba kubyaza umusaruro mu nyungu ze bwite. Iyo mvuze ngo abanyarwanda bose, uwo yageraho wese agifite imbaraga nk'izi ngizi niko azamugenda, nibyo ari gukora muri kiriya gihugu. Tugende tujye kuri ibyo ngibyo bijyanye n'ukuntu abantu basenga. Nibyo bindi twavuze, hari ibintu biri public bireba rubanda, hari n'ibintu bireba privé. Leta y'u Rwanda ni leta nzi yitwa ko iri laïque, ni ukuvuga ngo ntivanga imiyoborere n'ibijyanye n'amadini. Amadini arigenga mu bijyanye n'amadini, leta nayo igakurikiza amategeko aba yatowe mu nteko nshinga amategeko anakubiye mu itegeko nshinga. Kugira ngo bajye kwivanga mu buryo abantu basenga, ibi ngibi nanone ni bya bindi twavuze ngo ni agahomamunwa, ariko se tuzabivuga kugeza ryari? Kubera ko Jean Paul, ndakurahiye mu bindi bihugu byose nzi ku isi bifite abantu bo mu idini rya Islam, uramutse ugize icyo ukora ku idini ryabo nk'ibi ngibi leta y'u Rwanda yakoze, nta mahoro wagira na makeya. Sinzi mu Rwanda abisilamu babo uko bameze, ariko ntibizagutangaza ejo bundi ubona abisilamu bambaye imyenda y'umutuku n'ubururu n'umweru baririmba intore zirusha intambwe Perezida Kagame bashaka ko yongera gutorwa, kandi ari we urimo gukandamiza abanyarwanda kugera naho abuza abisilamu gusenga bijyanye n'uko abisilamu basenga ku isi hose. Yewe ibi bintu nta nubwo nzi ko igihugu nka Katari cyitwa ko gifite imikoranire n'u Rwanda, sinzi ko abaturage babo bamenye ibi bintu babyihanganira, sinzi ko bari abaturage